kandi ngo ziri kugenda zisenyuka bitewe n'ibihe turimo cyangwa se ibihe tugezemo. Umugore w'akazungu niwe narinzi, nari muzi nk'umuntu ucuruza ibintu birebana n'amaplante, yakundaga gusuka imitwe y'abagore. Yari ataransuka ariko nari muzi. Yego. Ariko ikintu ntago mbivuga ko wenda ko nyakwigendera yapfuye. Yego. Habayeho kurangara k'umugore w'akazungu. Yarangaye gute rero? No kuvuga ngo buriya umugabo yatangiye kuvuga ngo azakwica. Ijambo nzakwica rikubemo ibintu byinshi. Kandi si ubwa mbere yaragiranye amakimbirane na Kazungu. Ni ibintu byari bimaze igihe rwose. Hanyuma yenda agenda ntabwo nigeze ngira umugisha kuganira n'umugore we. Ariko urumva hari igihe ugira abajyanama babi. Ntabwo nakubwira ngo yarasengaga, nabankubeshye. Iyo aza kuba ari umuntu usenga, buriya iyo usenga uba ufite amakuru ku Mana. Imana ibasha kukubwira uburyo ugomba kwitwara. Ibyo nkubwira niko kuri. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu Imana ikomeze kubaho umugisha cyane abantu turi kumwe muri runo rugendo rugana ahantu heza. Uyu munsi nizere ko nimba uri kureba iki kiganiro utameze neza, reka twizere Imana kuko niyo ishobora byose kandi ejo ko yazaba ari amashimwe y'ibyo Imana yagukoreye. Nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry. Uyu munsi shimishijwe no kuganira cyangwa se no kuba ngiye kuganira n'umubyeyi mama w'amahanga. Yesu ashimwe. Amen. Abantu badukurikiye amazina ninde? Abantu benshi banze ku izina rya mama w'amahanga. Kandi niko nitwa kuko n'iry'Imana yanyise. Yego. Amazina ababyeyi banyise nitwa Ntege Claudine, ni nayo aba ku byangombwa. Yego. Yaba ari ku byangombwa ngendana mu nzira zijya mu mahanga, yaba ari n'ibyangombwa nahawe na leta yacu. Yego. Mama w'amahanga ryavuye ku Imana yari guhaye bigendeye kuki? Mama w'amahanga Imana yari inyise muri za 2012. Kubera ibintu byinshi nagiye nyuramo yenda bitewe n'ubuhamya bwanjye, ariko ntago naje ku rugendo TV ngendereye gutanga ubuhamya buranzagaruka. N'ubuhamya burebure, n'ubuhamya bw'amateka. Hanyuma mama w'amahanga Imana irinyita kubera abantu benshi yenda naho nari mfite umurimo, nari nyobowe n'umurimo. Imana ikajya imbwira ngo nzakugira mama w'amahanga. Hanyuma mu bijyanye n'umurimo w'Imana sasa ho uhamagawe ryari nohe murimo w'Imana uzwiho cyane? Ndi umuvugabutumwa ariko ndi umushumba ubu. Yego. Kuko ntabwo kuba ndi umushumba ntabwo ari ibintu nizaniye, ni umuhamagaro. Nta nubwo nashatse giye ko mba umushumba, ahubwo Imana niyo yangize we. Yego. Kuko umuhamagaro uragushaka ntabwo ugushaka. Kandi kizakubwira ko umuhamagaro kurimo ibyo ukurimo bikora bikurimo nyine. Yego. Hanyuma ngira abana benshi mu buryo bw'umwuka hirya no hino. Hari abari hanze y'ibihugu tumaze kumenyana, hari abari mu Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo n'iki kiganiro nihagira undi muntu wifuza ko mubera umubyeyi. Yes. Ubu nawe urahita wadopta abana mu buryo bw'umwuka rwose. Ni byiza cyane. Wenda kugira ngo abantu babyumve neza, uyu mubyeyi ni umwe mu bantu navuga ko akurikiye ibiganiro bye ngira ngo n'ubwa mbere ngiye tugiye gukorana. Yego. Akurikiye ibiganiro bye nsanga ufite inyigisho akenshi zibanda mu muryango, kubaka umuryango. Yego. Impamvu nagutumiye rero muri ino minsi dufite amakimbirane, anabyara imfu, akabyara kumena amaraso. Umuntu akashobora kuba yakica uwo bashakanye. Ibyo bintu rero nibyo nagiraga ngo wenda tuze kuganira, kandi akenshi tunabisanga hari igihe abantu bavuga ngo wenda ngo abapagani n'abakristo ngira ngo ibyo bintu wenda abantu barabizi. Akenshi none ibyo bintu ugasanga n'ababikoze ni babandi tubona mu rusengero bagiye gusenga. Yego. Ni babandi tubona mu makorari, ni babandi bavuga ubutumwa, ni babantu mbega bamaze kwakira
Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko kandi bakaba bafite ayo makimbirane yo mu ngo cyangwa se imiryango mu ngo. Ubundi ibikwiye kubana uti, kandi ko noneho haba hari ngira ngo y'umuntu ashatse cyangwa se yo Imana ihaye umuntu umuryango, Satani ngira ngo bari aho hafi cyane iyo hataba imbaraga zo gusenga cyane ntago byoroha. Yego. Rero numvaga twatangira ikiganiro tumaze gusenga kugira ngo Imana ituyobore ibyo tugomba kuvuga. Urakoze cyane. Uri data wa twese mwiza, uri umubyeyi kandi uri incungu. Turahamagara imbaraga z'Imana kuri iyi Urugendo TV kugira ngo tuyobore kandi duhe imbaraga z'Umwuka Wera, duha amagambo y'ubwenge kuri iyi cano, kandi sengeye iyi cano kugira ngo Umwami Imana ukomeze kuyirinda kandi ukomeze kuyobora buri muntu wese uri mu mahanga uzumva ibyicano, kubera ivugabutumwa riri kugenda rinyuraho, abari mu Rwanda, bari hanze mu bihugu bya Canada na Amerika, abari mu Bubiligi, abari muri France, abari mu Bwongereza, abari ku isi hose. Mwami Imana uhembura imitima yabo. Tubanje gusengera ingo zizakurikirana iri vugabutumwa, Mana, kugira ngo wongere uhembure imitima kandi utanga amazi yo kunywa, ariyo mazi y'ubugingo. Turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zimanukire hano hantu, ubuntu bwawe wagambiriye buba ari bwo buba, ibiganiro byose ntaba ari tugaragara, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, tuyoborwe nawe. Kandi Mwami Imana utwambike imbaraga, duha amagambo y'ubwenge Mwami Imana, kugira ngo tubone icyo tubwira abanyarwanda n'abari hanze, kandi umugambi mwiza wagambiriye muri aya masaha ya saa sita na saa saba bari yaba, tugusenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Amen. Amen. Nuko aya makimbirane rero, ikibazo cyane n'ubundi nicyo ngira ngo uvugeho. Umuryango, ingo, n'ubundi ngira ngo nk'abantu bakora ivugabutumwa kenshi Imana yishimira umuryango. Yego. Mazina ni yayandi ntabwo ahinduka. Yego. Reka tuvuge ku bintu birebana n'ingo. Yenda ku bintu by'abakristo muri iyi minsi dufite mu nsengero, hari igihe umuntu akizwa, gukizwa ni kimwe no guhabwa uburere ni ikindi. Hari igihe umukristo cyangwa se yaba umugabo, yaba umugore, yaba umukobwa, yaba umusore, cyangwa se umwana mutoya, umuririmbyi wa 62 yuzuye Umwuka Wera aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana azabishwaho no gusenga. No kuvuga ngo iyo umaze guhabwa uburere mu itorero cyangwa se mu idini, noneho bibaye byiza ukagira umushumba ukurera, biba bisaba kwa kwitaho ko burya niyo waba ufite umwana mutoya biba bisaba kumuba hafi kugira ngo wa mwana agire uburere, kugira ngo wa mwana agire discipline, umwereke ko kuko burya igihe cyose ntazagire umuntu ukubeshya. Iyo uri umukobwa ukijijwe cyangwa uri umusore ukijijwe, ukazamukira mu burere umushumba wawe aguhaye, ukazamukira mu burere imiryango iguhaye, iyo wazamukiye kuri icyo kintu ukagendera kuri discipline, kandi ikindi kintu burya uburere bw'umuryango mu bundi buzima busanzwe bugira umumaro. Ariko none iyo buje busasirwa na bwa burere duhabwa n'imiryango, imiryango tuvukamo, bibasha kutugirira umumaro cyangwa se bigira ahandi hantu bitugeza, kubera ko umuryango ntihazagira umuntu ukubeshya. Iyo wakoreze neza, gushaka kwawe biroroha. Gute rero? Nubango umuryango ugomba kugutoza wowe mukobwa, nimba wararerewe muri wa muryango, uko uzafata umugabo. Umusore nawe agomba kubwirizwa uburyo agomba gutwara umugore. Ntago umugore bamutwaza ku ngo, nta nubwo bamutwaza ku gitugu. Urukundo ni rwo rwa mbere, ntazagira umuntu ukubeshya. Ikigeretse kuri icyo mugomba, iyo muzi gusenga, biba ari akarusho, muhabwa uburere, mugahabwa discipline, ukamenya uko icyo ugomba gukora. Noneho rero iyo urererwa noneho mu itorero iyo rikurira, hari igihe ushobora kuba uri mu murimo wo kuririmba, mu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza ryo jambo ry'Imana, hari igihe uri mu budiyakoni, hari igihe uri biterwa n'imirimo cyangwa se umuhamagara Imana yaguhamagayemo. Bya bintu birakurera, bikurera mu bitekerezo, kandi Imana iyo ituye muri wowe ubasha no kugira ubwoba. Ntabwo ushobora gukora ikosa ryo gukora icyaha uzi neza kurererwa mu itorero no mu muryango. Yego. Hari akantu uvuze
akantu ko gusenga yego ubwo turi kuvuga ku ngo ku bashakanye yego ku bashakanye gusenga bifasha iki cyane cyane mu rugo gusenga ikintu bimara ni ikintu cyiza kuko burya gusenga ni kimwe no gukizwa ni ikindi. Gukizwa no kureka kamere z'icyaha. Iyo ubasha gusenga mwuka wera akabasha kubana nawe, umutima ubasha gutinya, umutima w'umuntu uri muri wowe ubasha gutinya icyaha. Nkaba ntago tinya kuba naguhemukira, abantu uriya muntu sinamuhemukira yenda kubw'impamvu ziri runaka, sibyo? Wa mutima namura gusanga ugatangira ukagira ubwoba. Noneho iyo usenga ya mirimo ya kamere ariyo busambanyi, aribwo bujura, aribwo bwesikoro, kutavugisha ukuri, ubuho noneho nagira ngo nkubwire ndatukira aho ngaho, haraho usanga noneho hari n'ababigize nk'ibyo kurya, ugasanga hari ubwesikoro bwateye mu bita ko basenga, ariko kwesikoroka no gusenga ni ibintu bihabanye. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ikoroka akoresheje ijambo ry'Imana. Hari ijambo Dawidi yanditse riri muri Zaburi 50:16 rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Ukibwira ko mpanye nawe nzabitondeka bishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. No kuvuga ngo iyo udatinya icyaha ntazagira umuntu ukubeye, Imana irakwanika. Kuko birutwa nuko iyo mirimo ya kamere wasohoka imbere mu itoro ukayikora hanze, ariko uyikorera imbere mu itoro, iyo uyikora urimo imbere mu itorero, nukuri reka nkubwize ukuri, icyaha kirakwandarika, ntazagira umuntu ukubeye. Yenda tureke n'ibyo, reka dufate yenda kuri imirimo ya kamere. Iyo hari abantu bajya mu rusengero ntago babyita gukizwa, babita guhindura mu mico. Ugasanga agiye mu bapagani bo mu rusengero, nibo babandi burajiste ndamukunda umugabo twajista hari Imana imuhumugisha, ajya avuga ngo abapagani bo mu rusengero. Ugasanga umuntu nta kijijwe ahubwo aje guhindura imico. Imico rero ayihinduye ate? No kuvuga ngo ugasanga niwe wagiye mu kabyiniro, yagarutse mu nzu y'Imana, uyu mukozi w'Imana yongwa avuze mu kanya kashize, ndakankubwiza ukuri, ikintu cyose kigira ingaruka, nazagira umuntu kubeshya. Iyo uri umusambanyi birakugaruka. Ibi bavuga ngo gukora icyaha cy'ubusambanyi si bibi, ngo ahubwo biterwa n'uwo mwagikoranye. Icyaha cyose, nimba uri umugabo utaryamanye n'umugore wawe ni icyaha. Yego, niba udashobora kuryamana n'umugore wawe ni icyaha, niba udashobora kuryamana n'umugabo we ni icyaha. Kuko noneho cyane tukiraho, reka tuvuga nenda n'abantu bakurikirana kino kiganiro, cyane ku bantu bubatse. Ibintu byo guterana umugongo, ibintu byo guhimana mu buriri, ibintu nk'ibyo, kuko ibi bintu biri gusenya ingo. Ibintu bwira wenda mubonana n'uwo mwashakanye. Yego, jewe ndi guhamagarwa n'ingo nyinshi zitandukanye muri iyi minsi kubera ibiganiro ndi gutambutsa birebana n'ingo, kuko n'Imana yampamagariye. Yego cyane. Iyo uca inyuma y'umugabo wawe ni ikizira ku Mana. Iyo uca inyuma y'umugore wawe ni ikizira ku Mana. Buriya nuko abantu batarabimenya. Yenda ntabwo abisobanuye neza, aha reka ngasobanure. Mwuka wera ageze kunganiriza cyangwa se Imana yaransanze inyereka ikiganiro cy'abantu bashakanye hagati y'umugore n'umugabo. Mbere ya kira gikorwa ibi ndabivuga nta n'isoni mfite, kuko niwo muhamagara Imana yampaye. Haba abamarayika babiri, uw'umwijima n'uw'umucyo, bagomba kujya gutanga raporo. Iyo uteza imbuto imbere y'umugabo, imbere y'Imana bigaragara nk'icyaha. Iki kintu nyikubwire kugira ngo iki kintu kibashe kumvikana. Marayika w'umwijima hakaba na marayika w'umucyo. Marayika w'umucyo no bustanga raporo ku Mana kugira ngo bashe kubyumva. Yego. Noneho umwijima nawe afite abandi akorera, hajya guhashebura bitagenze neza, ubwo nawe ajya gutanga raporo. Babyumvise? Kiriya ni ikintu Imana ikunda. Yego. Bamba bare kuba ibintu mbivuze, asinze ukuntu umwuka wera nyongore ngo mbisobanure. Hari ababikora akavuga ngo umugabo yamimye yanze ko marasiyo. Reka da, imbere y'Imana bira ntibihaba. No kuvuga ngo niyo mpamvu Bibiliya yavuga ngo niba ngo umuntu agukubise umusaye mwe atega n'uwunda ukubite. Mu yandi magambo, iyo wamaze kwinjira mu rugo, urugo burya ni irindi shuri. Urugo rubamo ibintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kugira gute? Kwera imbuto.
wabyumvise cya kintu cyo bita kuganduka. Bibiliya iravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu, bagore namwe muganduke. N'ibintu bibiri bitandukanye. Kuganduka bwo ni nko kugira ute? No kuganduka nyine no gukunda umugabo uko musanze kose niba ari umutsinzi kuko baramwemeye. Wabyumvise noneho. Okay. Aho ngira ngo abantu barabyumvise cyane. Kuganduka noneho gukunda umugabo yemeye gukunda. Kuko ni umugabo impamvu bavuze gukunda bibiri bivuga gukunda. Burasara yari umugabo w'umunyabwenge ajya kuvuga ngo bagabo mukunde yarari mu mwuka. Yararebye asanga umugabo niwe ugomba gukunda ntabwo umugore akunda. Buriya na biriya bintu njya numva sibye ntibyigeze bimbaho abantu bakiri bato niba bafite ibibazo. Ariko ibintu byo kuvuga ngo disi ngo nabonye uriya musore ngo usanga ni mwiza. Ni mwiza gutubibwiwe niki? Umugabo ni bukunda ntabwo umugore ari gukunda. Ahubwo buriya uri umukobwa w'umunyabwenge ukabona umusore aragukunze. Kubita ivi hasi ubaza Imana uriya mugabo. Ese gukunda n'irari bitandukanira. Aho naho ndagusobanurira. N'urugero ushobora kugirira ari umwana w'umukobwa mukaba mwasambana ariko nta gahunda ufite ku murongora. Aho nta rukundo ruri. Nta rukundo ruhari rwo nukubeshya n'ubusambanyi. Biri byita ubusambanyi. Ariko umuntu ukunda ntabwo ubundi umuntu mwambaranye ubusa nuko abantu babifashe bakabifata nk'ibintu wihangane nkunda kuvuga amagambo ajemeje Kinyarwanda kandi buri muntu wese abacyumva. Ikintu bita irari ry'ubusambanyi. Bundi Bibiliya ivuga ko iyo wamaze kugira irari ry'ubusambanyi wamaze kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ariko umuntu wakunze ntago wifuza ko wamusambanya ahubwo wifuza ibyiza byamubaho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga umugore umwe n'umugabo umwe. Ntago yigeze ivuga abagore babiri nta nubwo yigeze ivuga abagore babiri cyangwa abagabo babiri. Reka dayavuze umugore umwe n'umugabo umwe. Aho ko kugira ngo bashe kubyumva. Noneho abyumvise aho bitandukanira. Nabyumvise. Noneho yenda kuri stake yindi twari tugiye kujyaho nivuga ngo impamvu muri iki gihingo ziri gusenyuka. Aho niho twari tugiye kuvuga. Yego. Aho hantu iyo umugore n'umugabo maze kubana. No kuvuga ngo umugabo wawe uko musanze ugomba kumwubahira uko musanze. Natakunezeza usanze ari ikiremba se kahuha aho ndahakubwira nawe. Ahubwo ngeze n'amahirwe ndakubonye ujya wigisha kungo kuko uyanjye nta kintu ninya kuvuga ko Imana arabizi baza kumubuhamya. Yes. Kandi babarokore ugasanga bundi ese umugore abwirwa n'iki ko umugabo wari ikiremba ngo wenda niko byigishwa nuko ubu ngubu ntazi nimba ariko biba bimeze ariko urabizi ko bivuga ngo byibuza umukobwa agomba kwirinda mu bukobwa bwe umusore akarinda ubusore bwe bakazahura byibuza ari bwo bwa mbere. Ntabwo byemeye gutestinga mbere kureba uko bimeze kugira amenye ko uwo muntu arwaye kandi urabazi ko abantu baba bafite buriya burwayi baratereta. Aho ndabikubwira. Yego. Ibyo izo kanyinshi nkunda guhora nazo. Iyo ari igihe umugabo ashobora kuba ikiremba bitewe n'umuryango avukamo. Umugabo ashobora kuba ikiremba bitewe n'ibyo yenda aba yaraturiweho amagambo atari meza. Ibyo ni ibintu swate bijya bibaho rwose. Icyo gihe rero iyo bintu bimeze gutyo bikurwaho n'amavi urasenga. Imana ikura icyo bita karandi. Umugabo akagenda akaba muzima. Noneho iyo nkatwe babakozi b'Imana urabona twe twakira ibyifuzo bitandukanye. Iyo umuntu akubwiye icyo kintu uramusengera kandi agakira. Genda guha urugero ntabwo ndi ngo nyinshi ndabizi zirababaye. Nakira kanyinshi. Ahubwo ziyigiye. Ari umuntu nzi sindi bumuvuga amazina n'umukozi w'Imana. Yego. Yamaze imyaka 7 atarongora umugore we. Ariko ubu umugore aratwite naramubwiye ninjye gusengera. Iki cyumweru kirarangira gutenda. Ubu aratwitarinda kubyara. Ntago ndi bumuvuga amazina. Ubwo ni urugero nguhaye. Nizo kanyinshi nkunda gurana. Umugore yihangana nka Yobu imyaka 7. Urumva urugero ngo ndatinya Imana ibyo nkubwiye no kuri byarabaye. Ntabwo reka nkubwize ukuri wa Mushomba yabivuze neza ubundi si byiza gushyira umugabo we hanze. Testing ubanze urebe ikintu cyatumye umugabo wabikiremba. Urebe nimba bitaraturutse mu miryango. Hari igihe umugabo ashobora kujya gusambana hanze n'urugero. Sibyo? Ashobora kujya gusambana wowe mugabo utazi gufata umugabo wowe uko akagombye kumufata. Yego. Siko bimeze. Icyo gihe iyo utamumazirari ajya kumushaka bari murangiriza. Niho ujya kumva ngo nyirarunaka ngo ajya gucanga umugabo we ku ruhande. Ako kantu nako abantu babarokore bakunda kukagiraho defu. Bakagiraho defu. Ubwo rero hagati aho ngaho ikintu ugomba gukora
ni ugusengera umugabo wawe. Nicyo kimara icyo kintu. Icyo atazi nimba wowe ukizi kuki utakimwigisha kandi ari umugabo wawe. Ese akantu bajya bavuga ngo umugore aba agomba kuba inda y'umugabo we urakemera? Njya numva bakavuga ririya ni ibanga ry'umugore. Ariko nta cyaha kiba kirimo. Kandi kuba inda nta cyaha kirimo, aba ari umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo buriya abagabo bagira imisemburo, hari abagabo bakunda guteteshwa mu rugo. Yego. Iyo udatetesheje umugabo rwose ajya aho bamubwira neza. Rero jyewe wenda Imana yampaye iyo mpano, napfakaye ndi mutoya, mfite aciye imyaka igera kuri 5 mpfakaye. Ariko nubwo napfakaye icyo gihe jyewe nubundi buhamya ndanzabaho ikindi gihe. Jyewe natunze ubutunzi bwinshi, Imana ubutwara kugira ngo ikunde mbone, intwara se w'abana kugira ngo ikunde mbone, aho kugira ngo kantu banzo kumve. Nuba kugira Imana igufatisha yabanje kuguhombya. Ya twari dufite ibintu n'ibindi. Ni umuntu uzwi muri uyu mujyi wa Kigali, ndazwi gutyo utambona gutya, ariko niyo mpamvu nagubwe ngo sinjya nkunda kugaragara cyane, simbikunda cyane. Nkunda kugaragara nshaka kugira ngo ingo zubakwe, kuko numva Imana ikoze ikintu cyo kugira ngo yubake ingo byanezeza. Kuko ibi biganiro ubona dutanga ku mashusho media biragenda bikubaka ingo, biragenda bikongera bikakugira umusingi ukora. Niyo iyo ari umugore ikosa riturutseho, aravuga mama w'amahanga avuze iki kintu, burya kumbe n'igihe mfite amakosa, banza urebe nimba ese iyo ndayijya kogereza gute umugabo ibirenge ni gute, wowe kubera icyo udashaka gushyushya amazi niba ari ibyo birenge bimwuhagire. Ko burya abagabo bakunda guteteshwa nk'abana. Impamvu nari mbivuze ni iyi: umugabo nari mfite yakundaga Keya, namubonaga rimwe na rimwe pe, yari umugabo wategaga indege buri cyumweru. Byo nkubwira niko kuri. Yenda ibindi simbivuga, nzabivuga ikindi gihe. Yenda kukubwira ibintu byanciye mu maso. Nabonye ubutabona gutya, nabonye ibintu, nabonye ibibi byinshi, mbona ni byiza, ariko jewe nagize umubabaro. Imana yaranshakaga riri kunshura. Bishatse kuvuga ngo ni ukuvuga ngo bisaba, ibi bintu bisaba kwihangana. Urimo uranyumva? Noneho impamvu rero ingo muri iyi minsi ziri kumena amaraso cyangwa se bari gusubiranamo, nta kindi bari gupfa. Satani yarayinjire ntibabimenya. Habuze umwe wingingira urugo, habuze umwe ugira kwihangana. Urugo rugirwa n'ibintu bitatu: kwihangana, kwihanganirana, kandi ikindi bisaba kwitonda n'ubushishozi. Burya urugo kurubamo no kwihangana no kwihanganirana. N'ikintu bita gutegereza. Gutegereza ni iyihe? Hari ikintu uhanga amaso ukabwira Imana ngo Mana ndashaka kureba iki kintu. Urimo uranyumva noneho? Nta kindi kishe ibyo. Ni ukuvuga ngo rero nta kindi ukunze kubona abantu benshi ubona bari gupfa hirya no hino. 2015 2016 ibi bintu Imana yarabitubwira tubwira ngo ingo nyinshi zigiye gutandukana, abagore n'abagabo bagiye gusubiranamo, abenshi bazicana, ingo nyinshi zitandukane, ababyeyi n'abana bazasubiranamo. Nibyo bingibi muri kugenda mubona. Abantu benshi ntibigeze baba amaso ngo basenge, ari byo bintu muri kugenda mubona. Ndagira ngo wenda ndibuze no kubikubazaho. Imana ishimwe ko nakubonye, ndaza kubikubazaho n'ubundi nabyo bifite aho bihuye n'ingo. Hari inkuru tumaze iminsi dufata, imbere yayo ngira ngo hano turi mu murenge wa Kinyinya muri Kagugu, hari habanje kuza, ngira ngo abantu barabizi bakurikiye social media, bo bita Shanita. Yego. Fatanyije n'abasaza bishe umugabo we, babyaranye bashakanye. Inkuru twagiye tuzikurikira dusanga amakimbirane yari yaratangiye mu mbere, hazamo ibyo gucana inyuma, hazamo kutumvikana, birakururuka bitanga resulta yuko umwe yishundi, umugore yishe umugabo. Ejo bundi ngira ngo Kimisagara, iyi ni inkuru n'ubundi ikiriho abantu bari kubikurikirana, habaye ibindi bintu nakita kari ubunyamaswa. Ngira ngo Kazungu abantu benshi bari bamuzi, curuzaga mu mujyi, afite salon de coiffure. N'umudamu w'Imana ikomeze kumuruhura neza. Ngira ngo ibyabaye nabyo abantu barabikurikiye, twagiye kumuherekeza, twagiye tuganira n'abaturanyi, twaganiriye n'umukozi wabo mu rugo. Twagiye twumva ko umuzi n'ubundi ari ya makimbirane. Yego.
kandi nanone nabwo aturuka mu gucana inyuma. Yo gucana inyuma. Ibintu byo gucana inyuma, kuba mutakizerana, ya mahoro akabura, hanaburamo cya kintu wari uri kuvuga cyo gusenga cy'umuntu umwe wenda, kuko umugabo ashobora kuba umunyantege nke mu gusenga, ugasanga umugore arakomeye mu masengesho agasenga, Imana igahagarara ku rugo cyangwa igahagarara kuri wa muryango twavugaga. Ngira ngo bya Kimisagara byo uranahatuye, biriya bintu byaguhaye iyihe shusho nk'umuntu wari usanga uri mundi wigisha kungo? Biriya bintu bya Kimisagara ni ibintu byamaye ndi shusho, byongera kuntera n'ubwoba. Mbona Satani yarinjiriye ingo cyane, kandi ngo ziri kugenda zisenyuka bitewe n'ibihe turimo cyangwa se ibihe tugezemo. Umugore wa Kazungu niwe narinzi, nari muzi nk'umuntu ucuruza ibintu birebana n'amaplante, yakundaga gusuka imitwe y'abagore. Yari ataransuka ariko nari muzi. Yego. Ariko ikintu ntago mbivuga ko wenda ko nyakwigendera yapfuye. Yego. Habayeho kurangara k'umugore wa Kazungu. Yarangaye gute rero? No kuvuga ngo buriya umugabo yatangiye kuvuga ngo azakwica. Ijambo nzakwica rikubemo ibintu byinshi. Kandi si ubwa mbere yaragiranye amakimbirane na Kazungu. Ni ibintu byari bimaze igihe rwose. Hanyuma yenda agenda, ntabwo nigeze ngira umugisha kuganira n'umugore we. Ariko urumva hari igihe ugira abajyanama babi. Ntabwo nakubwira ngo yarasengaga, nabankubeshye. Iyo aza kuba ari umuntu usenga, buriya iyo usenga uba ufite amakuru ku Mana. Imana ibasha kukubwira uburyo ugomba kwitwara. Ibyo nkubwira niko kuri. Igihe kimwe reka ngo urugero rw'akantu gatoya. Ari ikintu kigeze kubaho. Umumama umwe aza kwikanga, umugabo wamuhagaze n'icyuma. Umugabo wari umuhagazeho n'icyuma, kuko hari ijambo Imana yari yaramubwiye. Yaratwite, yarafite inda y'amezi 6, amezi 7. Ari impamvu mbinyushije muri icyo kinyurabwenge, ariko bifite nyirabyo. Abona umugabo amuhagaze hejuru n'icyuma, arangije umugore, kuko hari ijambo Imana yari yarigeze mubwira. Umugore yumva marayika ari kumuhamagara, mukangura nka kumwe marayika yahamagaye Petero, amuhamagara mu mazina yombi. Abashigukiye hejuru, ashigukiye hejuru, abona umugabo amuhagaze hejuru n'icyuma. Abarasenze, asenze umugabo icyuma. Ndakubwira ibintu byabayeho. Icyuma arakinaga, kuko yarahagaze ku ijambo Imana yamubwiye. Mu yandi magambo, uriya mugore wa Kazungu yaza gusenga. Ndatinya Imana ishobora byose, uriya mugore ntabwo yari gupfa. Ni ukuvuga ngo umugore wa Kazungu yakundagiraha na Kazungu yakundagiraha, bose nta n'umwe waciranaga bugufi n'undi. Kuri Imana yari mu ijuru n'isi, umuntu uzakubwira ngo ntishobora byose, irashobora byose. Si ukuvuga ngo ibiki. Kandi undi muntu uzakubwira ngo iyi Imana izahamagara ngo umukene gusa, Imana ihamagara mu bice byose. Imana yampamagaye mfite pe, iragenda ibintu byose irabitwara, biragenda. Se w'abana amaze gupfa ndabyibuka, nasigariye ibintu byose barabiteza. Ndakubwira ibintu byabayeho. Shobora kukubwira ukuntu umuntu yicwa n'inzara, shobora kukubwira ukuntu umuntu ashobora kwambara ubusa. Ariko ndashimira Imana yarantwikiriye, yambere agakingiriza irampisha, sibyo? Nashatse kukwereka uburyo ushobora kubahamo Imana. Yego, muri bwa buzima urimo, muri bwa rugo urimo, bitewe na favor Imana igushyiraho, bitewe n'ukuntu wowe n'umugabo n'umugore mwubahana. Nukuri ko Imana irabatwikira. Naho ubundi hagati ya Kazungu n'umugore we, umwe ntago yigeze abera ndamaso. Ari umugore wa Kazungu yari umunyamahane, bararwanaga rugashyidika. Ibyo nkubwiye byabayeho. Nukuvuga ngo muka Kazungu yaza guca bugufi, kuko buriya muka Kazungu, nukuvuga ngo amakimbirane yabo mbere yuko atanga ko wenda Kazungu yica umugore we, wari usanzwe ubizi ko batabanye neza. Nari ntaraganira n'umugore wa Kazungu, ariko amakuru narayamenyaga. Hano Kimisagara, kandi bo batuye hejuru burya. Umva ari amakuru nabaganyaza. Nukuvuga ngo iyo aza kumenya ubwenge, ntago Kazungu aba yarisha umugore. Umugore wa Kazungu yari kumunga, kuvuga ngo afite imitungo. Reka simbona ukiri urubyiruko, imitungo ntizagushiture. Imana nijya kuguha izaguha ibintu bitari pirate. None se ntapfuye, ubusa arabitwaye. Ubusa Kazungu yenda niba ari mageragere, niba atari namageragere simbizi. Ubusa abana ibintu bizabagirira umumaro. Ubu rubanda nibaza kwirara muri bya bintu bakabirya, bimaze iki se?
cyambere ni amahoro no gutunga Imana kandi bimbikubwe ntinya Imana nasigariye aho mba mu bukode naguhaye urugero kandi biranyuze numva afite amahoro mu mutima nta kindi nkora umurimo w'Imana gusa nukuvuga ngo umutima unyurwa usohora amaganya ukinjiza amahoro kaguha gutuza noneho cya kintu cyo kuba mu rugo mu bantu bashakanye yo hatarimo kwa gusenga twavugaga yego bishobora kurangira bya bindi byose bagezeho cyangwa se kwa kubana kwabo kubuza amahoro burundu kubuze burundu kubera umwe aba yarabuze kwihangana n'undi yarabuze kwihangana deka dufate urugero aba bantu binaha uyu mugore wishe umugabo we narabikurikiye pe narabirebye binantera ubwoba ndibaza ngo ni gute umugore ashobora kwica umugabo kinago nabyumvaga nkumva ibi bintu sindibibaho abandi bati umugabo yari yabujije umugore amahoro umugore ngo yakubitwaga buri munsi sibyo ngo niko byari bimeze umugore areba asanga azagwa mu nzu aragenda abibwira abasaza be avuga ati reka tuzajye kukica ariko ntago umuti wari kwica umugabo umwe yari guhunga undi buriya muzehe wacu Perezida Imana ijye muhumugisha yagize agira yerekwa rimwe aravuga ngo ni ubona umugabo atangiye kugukubita hunga hakiri kare atarakomena umusaya ikintu yigeze kukivuga aravataho kugira ngo kandi koko ibyavuze n'ukuri tureke no mu buzima busanzwe nubona umuntu umugiranye amakimbirane banza urebe hayo makimbirane ari guturuka cyangwa se niba ugize amakenga nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga injira mu nzu y'Imana usenge senga gukuraho ibibazo genda umugabo wo kubihamya yego kuko gusenga niko kungejeje gusenga niko hari ibindi bintu nabonye ntari narigeze mbona gusenga kwamujije n'abandi bantu ntarinzi ntari kuzapfa nanamenye gusenga kwanyinguriye imiryango njya mu bihugu byo hanze nshobora kuguhingera gusenga icyo bisobanura gusenga hari aho uba warabura ijambo ukabona ijambo siko bimeze gusenga kuguha ubwenge ukabana n'abanyabwenge kandi ukabwira umuntu akumva ntabwo kubwira umuntu ari ugusakuza siko bimeze gusenga ubu dushobora kuganira ubaka kanya tugakugirana ikiganiro iki kiganiro Imana kubera ko twashyize hamwe ikagishyigikira igakuramo igikorwa runaka gikomeye gusenga habavimo ibintu byinshi bitandukanye rero ndabwira abantu bafite ingo ko umugore n'umugabo cyane ndabwira ingo zubatse aka kanya bo ubwabo umwe abere maso undi akandi kantu ntuza yindi turaza iyo timu turaza kuyigeraho ariko gusenga kugera kure gusenga noneho iyo ufite intama ndavugana n'abakozi Imana cyane abashumba yego bafite intama bafite imikombe bayoboye bajye babanza bagira igihe cyo guhugura abagabo bagira n'igihe cyo guhugura abagore izindi ngaruka ziri kuba mu ntama aho yo mpageza abashumba bantera amabuye ikintu nkunda gukoresha nkunda kubabwira ngo hari abashumba baragiye imikumbi atari umuhamagaro wabo nukuvuga ngo ni rya jambo ni ijambo riri mu migani guhagarara aho udakenewe siko bimeze hari igihe uba warabaye umushumba ariko hari ibindi bintu ugomba gukora mu ntama ariko utarabona ububasha bwo kujya mu mukumbi ntago abashumba bose bazagira imikumbi hari abantu bemerewe gutunga imikumbi Imana yamaze no kubisigira amavuta kandi uko nkubwiye niko kuri nk'ubu urugero ngezemo n'urugero nitangeho par exemple mu minsi iri imbere kuko iri kumbwira kurogira umukumbi ubu yamaze kubona ko mbishoboye kuko ikindimo kiranyemerera kuragira umukumbi kuragira ntabwo ari ugufata abana ngo uterere iyo ukwiye gusanga abana ushumbye ukabaha uburere ntabwo umubwira ngo niba ubundi hari inshingano twebwe abashumba dufata zitari zacu ab'umugabo ab'umugore ugasanga harimo abashumba bajya gusambanya intama ugasanga aho kugira ngo umubuho uburere buzajya kuragira kujya
kubaka urugo rwe, ahubwo ugasanga utangiye kumwica mu mutwe. Uwo muntu urimo uramwubaka cyangwa urimo uramusenya. Ikindi, banza urebe ko ufite impano yo kubaka ingo cyangwa se yo gushyingira umugore n'umugabo. Umva ingaruka noneho, nicyo nagira ngo ngarukeho cyane aho tuhatinde. Aho iyo mpageze abashumba benshi ndabizi ntibashimisha, ariko hari abashumba bemerewe gushyingira, hari n'abatabyemerewe. Ikintu ngiye kubwire, gushyingira n'umuhamagaro. Hose ko hari n'abatagira isengero, umuntu ahamagara kuri phone. Wibuke ko erega buriya na Sawuli yaciwe ku ngoma. Ni bibi nyine, ntago ari byo rikora. Nta certificate. Yes. Ntayo zago. Ibyo babyita gucapanya. Babyita cago. Twari turi kuvuga cyane ku nyigisho cyangwa se bo twavuze gusenga, tuvuga ko abantu bakwiye no guhugurwa bakagira n'uburere bakuye mu muryango, kuko buriya mu muryango niho baze y'ibintu byose mu rugendo umuntu aba yerekezamo mu buzima. Ngira ngo ikintu bita guca inyuma uwo mwashakanye, cyangwa se ikintu tuvuge mu mvugo isanzwe ubusambanyi. Yego. Guca inyuma umuntu uwo mwashakanye bimaze kugaragara ko hashobora kuba harimo umuvumo. Aho tukiri aho, nakubwiye ngo ntabwo uzashyingirwa n'umushumba uca inyuma y'umugore we akajya gusambanya intama. Aho urimo urabyumva, wa mwuka azawuzana aho washyiriwe. Ubundi kuragira intama bisaba kugira ibintu wirinda. Ntabwo uzafata isahani utogeje ujye kwigaburira abana, ntibibaho. Ubanza ugafata ya sahani ukayoza. Apana ibi byo kuvuga ngo jye wenda gikora ngo ndajya kwihana. Toro stop, ibintu by'Imana nuko byubaha. Kuko uyu murimo ubona dukora imbere y'Imana urandikwa. Noneho niho hahandi usanga intama cyangwa se ugasanga ingo, kuko burya itorero niho urugo rw'umugore n'umugabo ruturuka. Aho niryo zingiro, niho ruba ruzingiye. Aho niho umushumba bagomba kwigishiriza n'umuryango ukigisha. Buri uyu mugore w'akazungu yaza kugira umuryango uri seriye, ukicaza umugore ukamubwira uti rero turabona ibintu bimeze gutya, kuko ibyo ari byo byose byatutumbaga barabibonaga. Tubwizanye ukuri, kugira ngo niho wabibonaga. Yego. Iyo aza kugira ababyeyi mu buryo bw'umwuka, bari kumubwira bati mu buryo bw'umwuka, mu isi y'umwuka turabona ibintu bimeze gutya, bigenze gutya. Ni ukuvuga ngo impande zombi yabuze uburere. Kandi iyo bigeze gutyo uba wapfuye warangije. Birangira bigenze gute? Umwe avuye mu nzira umwisha undi. Ikindi, urumva bitera ingaruka abana. Ibaza umwana arakubwira ati nabonye mama, mbona umutwe wa mama uri mu ndobo. Uriya mwana afite igikomere kimeze gute? Ni ukuvuga ngo ibi bigira ingaruka mu muryango. Wabyumvise? Ibintu byose ntagira umuntu ukubeshya, no gusenga. Uraho ibintu byinshi. Gusenga niko kwatumye Eliya na Enoki. Ese bigeze umuntu ukuri. Karande cyangwa se umudayimoni wo gucana inyuma yicwa n'isengesho, Karande no kwisengera ukayise, cyangwa yicwa no guhunga mugani wa Yosefu oya karande y'ubusambanyi nayibaho, ariko nyir'ubwite ikurwaho n'iki rero? Ubundi hari ikintu kimwe, iyo mpamvu Imana yaremye umugore imuha umugabo. Yego. Umugabo nayo imuha umugore. Bundi byakagombye kurangira hari igihe cyose umugabo atekereje umugore we amushakiye akamubona. Siko bimeze? Kuko biriya bishobora, niho mpamvu inshuro nyinshi umugore n'umugabo babanye neza usanga ari umuryango mwiza. Bibiliya iravuga ngo Bibiliya iravuga ngo bagaragara nk'ijuru rito. Yego. Kandi koko pe biriya bintu biba ari byiza. Ariko ubundi iyo nta kumvikana guhari biteye agahinda. Urimo urabyumva? Haraniho zingiro. Noneho hari n'undi muntu wigirira ingeso y'ubusambanyi. Ayibyukiye warabyutse n'umugore arangeza akigira mu bandi bagore. Iyo ni karande. Ubwo wa mugore babisaba iki? Ko yihangana agasengera umugabo we nako, kugira ngo ya karande muveho. Usibye ko hari n'abagore hanze aha basaze. Aho rero nabyo abagore banyumva bambabare ntibantera amabuye, kuko ari abagore baca inyuma y'abagabo babo, kaba yanavuga ati jewe umugabo wanjye ntanyura cyangwa rera wapi.
kandi mushakana kandi ugasanga uvuye iwawe nta n'icyo ubuze hanze hari abagore basaze burangiye impande zose ndavunja cyo nkubwiye niko kuri ibintu nkubwira genge namura nabyo kuko niwo muhamagara Imana yashyizemo umuntu akanganiriza ntatinye kumbwira ati mama ati sinkubeshye umugabo wanjye rwose ntacyo amfasha mu buriri ati wapi ati nahuye nuncanaho umuriro urumva rero abameze nk'uwanyweye birino biyobyabwenge urumva urwo rugo ubwo wabyumvise noneho jewe izo kandi kukubwira ndi kugenda mpora nazo muri mwe uzifasha iki rero n'abandi bantu bari hano ubwo abadukurikiye yego icyo gihe bimeze gutyo iyo mbasha kuvugana n'umugabo ndamubwira nkamusengera Imana mperutse kubwira umwe ndamubwira nti ingeso nutayireka izagukorera ibyago n'amakuba izaguhagamagarira inyatsi mu nzu kandi ubwo wabitwa ko basenga umva ibintu dutunze nibyo bya bindi twoze tuvuga by'abakristo kandi wamureba ukabona nta nicyo yabuze icyo gihe ibyo byose bikorwaho no gusenga cyakora mbibabwiye ubona ko biri kugenda biza rero nkabuvugana n'ingo cyane zubatse cyangwa se abari kurwubaka muri iki gihe ugomba kunyurwa n'ibyo umugabo wawe agukoreye byose bike nibyo umusanganye ne byinshi nabwo nibyo kuko wamukunze usangana bike waramenyereye byinshi ugomba kwiga kunyurwa wamusangiye iki ntazagira umuntu ukubeshya nk'ubu hari umugabo nzi we yanyeretse message umugore we yamwandikiye reka nkubwire ibi bintu biri mu bakristo sibye Imana ikwiye gutabara umugore yaramwandikiye aramubwira ngo se n'ikindi kandi ubwo bamaze imyaka 8 batararana mu buriri umugabo ararukwe kandi ubwo ngo asengera muri ADPR aririmba muri korali inkuru ahantu ntavuze aho mu mujyi abimbwiye ndomirwa ndageje ndamubaza ntese umugore wawe ari gukorera ijuru rya Kamonyi cyangwa niryo kwa base waba ati nanjye simbizi umugabo n'umudiyakoni bose ndi bubavuga amazina kuko nabantu bazwe birababaje muri iki gihe ndakubwiye ngo ni kandi kugenda mpura nayo hanyuma mpita mubwira ntusibye ibintu kwihangana karindira Imana ikaba ari gufungurira inzira kuko umugore niba kwa sebukwe baramaze kwisetingamo ko atari umukwe wabo kandi vrema pe uwo mugabo ubona nta kibazo afite ni kwa kundi satana gufata akagusiga icyangiro naramubwiye nti no gusenga Imana ikaba ari ibohora ibyawe ahantu hamwe bajya bavuga ngo ngira ngo nsobanure kandi abantu banyumve cyane kandi abantu bige no gusenga niba Imana ikubwiye ngo uzarongora n'urugero undi nzarongorwa banza urebe niba uriya muntu azakubera umugore kuko ejo utazisanga amara yawe yasandaye ukazicuza impamvu mwashakanye n'ibintu biteye ubwoba niyo mpamvu ngo ziri gusenyuka reka nkubwize ukuri hari igihe wambara inkweto itari yawe ngenda kwiheho urugero yigeze imbwira ambwira ngo uriya mugabo yarishuye ntabwo ari umugabo wawe buriya rero Imana hari ibintu izana imbere yawe ukavuga uti karabaye ubwo hazaza undi oya iyo sije tuyihorere oya sishaka kuyimbaza kuko ubwo iyo umuntu arangije kwiga iyo wize buri Imana yamaze kumpa diplome ntegereje ibindi by'Imana izakora iby'Imana ikora mugani wa yandirimbo biradutangaza niyo mpamvu tugomba kubitekereza kandi twihanganye bikagenda neza cyane ngira ngo wenda turi kugana ku musozo hari abantu benshi bari kureba iki kiganiro ndabizi ko navuze ko Imana yaguhamagaye mu gihe cyiza cyane dufite ibibazo mu ngo cyane ngira ngo umuntu wese uri kureba iki kiganiro arabizi waba uri ku rusengero abantu barabizi ko pasteur ahora afite amarandevu n'abakristo ngo bimeze nabi ku murenge nibyo gusa ku mudugudu ku kagari birahuzuye yewe natwe hano kuri social media baraza hari nabanga kujya mu buyobozi cyangwa kwa pasteur bakaza kubitubwira tuba tubifite byinshi cyane ibyo bintu birahari by'amakimbirane kandi twabonye ko akenshi Imana ikunda urugo yo rwabaye rwiza musenga ni ijuru rito yego yo rwabaye rubi nabwo ubwo nimba rubikuzimu ubwo ruba rufite boss warwo ariko byose bikava ku ngaruka z'uko ni ingaruka mbi zo kudasenga zo kuba utarabonye uburere bwiza vuba mu muryango cyangwa se buva mu itorero noneho ngira ngo wenda abantu badukurikiye n'ubundi bazaguhamagara bafite ibyo bibazo byinshi bigiye bitandukanye twakomeje no kuri ibi turi kubona
umugore yisha umugabo umugabo yisha umugore yego izo ni ingaruka mbi yego zose z'ibyo bintu byose dusoreze mu kugira abantu inama badukurikiye ariko by'umwihariko wenda bazana kwihamagarira musengane yego reka tubanze dutange nimero za telefone yego nimero yanjye ni 078 71 81 402 ni 07 81 71 81 402 nk'umuntu wakwifuza ko dusengana umuntu wakwifuza izindi nama umuntu wakwifuza impuguro kuko impuguro turi gutanga nizirebana n'urugo bitewe n'ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi yego ubwo nagira ngo dusoreze kuri ako kantu turebe nimba ari nka famiye wenda ibanye bigeze ku gihe nibatagirwa inama cyangwa se nibataganirizwa bishobora kuzatanga biriya ibi turi kubona umwe yisha undi hakorwa iki cyangwa se wowe ubwawe wabagiriye ihe nama cyane ku bantu batangira gukurikirana bino biganiro ndi kugenda ncisha kuri social media hirya no hino ndagira inama abantu bashakanye ndagira inama imiryango yaba ari mu Rwanda no mu mahanga ibi bintu byose bikurwaho no gusenga noneho hakaba hari n'ushobora gushaka akabyara abana batandukanye ku babyeyi ugasanga abana babirenganiyemo iyo ni karande twahoze tuvuga ngo aho kugira ngo ugire ibibazo byo kugira ngo ubyara abana batandukanye ku babyeyi ibintu byose no gusenga bisaba ko wa muryango kwihangana kwihanganirana no gutegereza nyine uhagararaho nyine ibigukubise bikagukubita usibye Imana izagukura hahandi kuko Imana yabwiye Abraham iramubwira ngo nzakugira ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe muri wowe niho amahanga yose yo mu isi azaherwamo umugisha mu yandi magambo ugeze ku murongo wa 17 aravuga ngo nzakomeza isezerano ryanjye nawe kandi izina ryawe nzaryamamaza mu yandi magambo kuko Abraham yategereje yaramwamamaje tumukomokaho turi urubyaro rwa Abraham none se siko bimeze ko niko kuri n'ubu yandi magambo iyo wategereje hari ikintu Imana ikora imiryango rero nyine iyo usohotse nibyo bibi ubu aka kanya ndi kubwira abantu ngo bihangane basenge nta kindi iyo umuntu atitiriza aratitiriza hega nawe umugore w'umupfakazi yaratitirije umucamanza arangije amuha icyo yagombaga gukora kandi yarabikoze yararenganuwe n'ibindi rero niko bigomba kugenda abantu basenga urakoze cyane kugira ngo n'ubundi tuzongera tuganire ni byinshi uracyahari ufite inyigisho nziza ubwo nimero yawe wayivuze ariko no hejuru y'ikiganiro abantu baraza kuyibona Imana iguhe umugisha cyane yego namwe cyiza ariko reka tubitegereze turebe uko bizagenda hanyuma turagushimiye rero kandi ukomeze wihangane ukomere murakoze cyane namwe hari ikindi wumva wavuga icyo navuga cyo nuko ibyo yakoze ntibyari bikwiye n'uburyo yaje ameze ntago ari umuntu waje ugaragara ko yari gukora icyo cyaha n'ikindi cyari kibabaje nuko yaje amugihagyo nk'uko kose amwereka ko bumvikanye yego yari kumureka basi akamubwira ati mvira mu rugo ugende cyangwa ngiriye nkufata abana nguhe n'ibimbatunga ariko mvira aho ngaho yego nicyo kintu cyambabaje n'uburyo twabanyemo ari umugore ungira inama yambereye umubyeyi wa kabiri niko nabyita nta kintu kibi nakamubonaho yego akajya ambwira ukuntu azamuza n'inshuti ze ibyo byose yabimbwiraga muri iryo joro ambwira iryo joro yapfuyemo nicyo kintu cyambabaje cyane numva ntengushwe n'umutima wanjye akambwira bizinesi azankorera nshimira kubera uburyo twe twarabanyemo yego ndamubwira nti gusa nanjye nzagushimira sinzigera nibagirwa ibyiza wankoreye yego nti gusa nta n'undi muntu nabana nawe nk'uko twabanye yego nuko twabanye ahubwo birenze ubuvandimwe nti gusa warakoze nanjye mu mezi twamaranye rwose ubyumve ko nkushimira igihe cyose yego murakoze urakoze cyane nawe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire